Reka tubasuhuze abanyarwanda mwese inshuti zacu badukurikira umunsi ku wundi, dusuhuze abanyafurika muri rusange ndetse n'abandi bari mu bihugu bitandukanye bya kure. Reka kandi dukomeze kwifuriza abantu bose badukurikira, hari igihe waba wumva bitameze neza ariko hari ibyiringiro byo kumera neza rwose. Mu by'ukuri kandi tukwakiriye muri iki kiganiro cy'uyu munsi Mugunga TV show. Kuyikurikira ni umugisha kandi natwe kubagira ni umugisha. Turababona umunsi ku wundi, mubana natwe, muradukurikira, muri comment tuba tubibona. Mwarakoze cyane kuduhitamo kandi natwe turashima Imana rwose ko mwaduhisemo. Imana ibahe umugisha. Turi hamwe n'umutumirwa rwose kuri TV yacu Mugunga TV show. Turagusuhuje. Yego ndabikirije kandi turakwishimiye rwose. Nanjye nishimiye kubasura kuri Mugunga TV show. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha. Ni ukuri rwose, Imana iguhe umugisha kudukunda kandi natwe kukwemerera ni ukubera urukundo. Kuri ni nawo mwenda dufite wonyine. So turagira ngo mbere y'ibindi byose tubanze dusenga Imana hanyuma dutangire ikiganiro. Reka tukwakire, wakira Imana muri iki kiganiro. Murakoze. Reka dusenge. Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje kuri Imana yacu kandi ugira neza. Umwanya nk'uyu tukwakiriye muri gahunda zacu. Reka ube hano kandi ube n'ahandi hose icyarimwe. Tukwakiriye mu biganiro byacu. Reka ubiyobore ntabe ari twe, ahubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe. Reka twe kuvuga ahubwo ari wowe urangurura amajwi yacu, uvugire muri twe. Mu izina rya Yesu tukubereye mikoro, nawe wivugire. Urakoze kuko uri umwami n'umukiza wacu. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kutwakirira umwuka wera hano. Rwose tumaze igihe gitoya kitari kinini cyane tugukurikira kuri African Bible. Tubona intego yawe, tubona ibyo uvuga, tukabona n'amagambo meza cyane ku mukristo kandi ku munyafurika. Twifuza rero kukwakira rwose, kugutumira ukaza ukaganira natwe, ukaganiriza abanyarwanda, ukabwira abanyafurika, ukababwira icyo Imana iri yivugana nawe. Ntekereza ko uko byadufashije nabo ariko biri bubafashe. Turatangira rero mu by'ukuri tugusaba ko wakwibwira abadukurikiye. Ubundi urinde, uri muntu ki, bimeze bite, wakwibwira abakurikiye Mugunga TV show? Yego, urakoze cyane Mugunga. Imana iguhe umugisha kuba watwakire kandi dushuhuje n'abakurikirana Mugunga TV show. Jewe amazina yanjye nitwa Iyamuremye Vianney. Ndi umukristo nkaba n'umupanafricaniste icyarimwe. Nizera ntashidikanya ko kuba Afurika imeze gutya bitatunejeje mu by'ukuri. Twese nk'abanyafurika ubuzima tubayeho, abenshi bifuza kuba i Burayi no muri Amerika, ariko natwe biradukwiriye ko tuba Afurika ibimeze neza, buri wese akaba yakwifuza kuyibamo. Intego yacu rero nka African Bible VC ni cano nyine ducishaho ubutumwa bujyanye n'ibyo. Twizera rero ko hamwe n'iyobokamana Afurika ishobora kuba umugabane uvugira ijwi rimwe, ishobora kuba umugabane ufite imiyoborere itandukanye n'iyo Afurika yabayemo mu bihe byatambutse. Ndumva uwo ari we ndiwe, wari unsabye kwibwira abantu uwo ni we ndiwe. Ndi umunyafurika ubihumeka mu mutima, mu mubiri no mu misokoro. Vianney tubona imbere ya kamera yambaye impeta, wenda
nari nagize ngo mu kwivuga nabyo uri bubivugeho, Ah, sinzi icyo wavuga ku mpeta wambaye. ah, nyine yese ndi umugabo ndubatse mfite umudamu, eh, turi abajene mariye ntabwo turagira urubyaro, ariko nyine ni ibintu biri imbere nk'icyasha. Ni ibintu biri imbere kabisa. Imana yadusezeranyije kuduha nabyo Biri ngombwa cyane kuko impamvu Imana yahuje umugabo n'umugore no kugira no ngo kubyara tukorora bakaguka tuka- ukangana n'umusenyi wo amaboko. ku nyanja. ibyo hari ukundi wabisobanura ibi by'umusenyi n'inyanja. Uko uvuze umusenyi hari ukundi abantu babyumva, ariko tugomba gukora ibyo dushoboye gukora. Vianney arakijijwe. Ni umukirisitu mwiza rwose wemera ubwami bw'Imana, kandi uhamanya nabyo, wizera n'imbaraga ziri mu gakiza no mu gukiranuka. Yego, birimo neza rwose. Si ngombwa cyane iyo numvaga wenda atari ngombwa cyane kubibaza, ariko nabibaza ko hari nk'umuntu wagira amatsiko yabyo. Iyo urebye umuntu ukumva wenda nkanjye umaze iminsi ugukurikiye, nkareba iyerekwa ryawe, nkareba uko intekerezo zawe zihagaze uyu munsi, umuntu ashobora kwibaza ese Vianney amaze nk'igihe kingana iki akijijwe, amaze igihe kingana iki mu gakiza, ese bimeze biti? Ibintu by'agakiza, njyewe ntabwo ndi mukuru cyane, ariko igihe navukiye nasanze iwacu ari abakristo. Yego. Ku rwego rutari runini, kuko njyewe mvuka ndi umwana bambwiye yuko nkivuka bambatije mu Gatolika, ariko aho dukuriye twisanga nanone ababyeyi bacu baba mu itorero, ari abaporoso. Hanyuma uko tugenda dukura, tugenda natwe tubikuramo, ariko twabivukiyemo. Ibijyanye n'iyobokamana n'ubukristo ni ibintu twavukiyemo, ntago twigeze tumenya ubuzima bwo kubaho umuntu atari umukristo. Ntago mbizi, ubwo umbajije ngo igihe mbimazemo, sinamenya ngo ndi bukubwire ngo guhera ryari. Nabyisanzemo, naravutse mbyisangamo. Urakoze cyane. Tukuzi nk'umuntu wagize iyerekwa utangiza African Bible VC. Ese African Bible niki ifitiye abanyarwanda, niki ifitiye abanyafrika? Ndumvamo ijambo Afrika, nkumvamo Bible. Ese ni irihe sano riri hagati ya Afrika na Bible? Kuko yicano yitwa African Bible, bivuze ko hari impamvu yatumye ufata Afrika ukayihuza na Bible. Ni irihe sano riri hagati aho? Urakoze. Africa and Bible VC ni YouTube channel dukoreraho, nkuko nari nabikubwiye. Tuvugiraho gahunda z'iyobokamana, ariko iyobokamana rihujwe na Afurika. Donc ni ugufata ubuzima bw'iyobokamana tukabuhuza n'ubuzima bwa Afurika, kuko iyobokamana ni ikintu kinini ku rwego rwa Afurika, kuko kwijanisha kugeza ubu ngira ngo ku mibare ya 2021 ndakeka bigaragaza ko 45% mu banyafrika ari abakristo. Yego. Abandi 40% ni abayisilamu b'abanyafrika, abandi 10% baba mu madini gakondo y'abanyafrika nyine. Rero iyobokamana ni ingenzi cyane ku banyafrika, ndetse no iyo usubiye no mu mateka y'iyobokamana muri Afurika, bafite uko babikoraga mbere y'ubukoroni, ariko mu gihe cy'ubukoroni Bibiliya yahindutse intwaro yafashije abakoroni kwinjira muri Afurika.
ikoreshwa mu buryo butari bwiza, barayikoresha abakoloni, barayizana, barayifashisha, baradukoloniza, nubwo bakoresheje n'ibindi, ariko na Bibiliya iri mu bikoresho bitwaje. So, rero gahunda yanjye yego ni ukwifashisha Bibiliya nanone nk'intwaro, ndetse ubu Bibiliya n'ubukristo n'iyobokamana muri rusange, kuko iyobokamana ni rigari, ariko Bibiliya yahinduka intwaro nanone yadufasha kugobotora Afurika mu bihe bigoye by'ubukorone na mpatsibihugu tubayeho uyu munsi, ubuzima Afurika ibayeho uyu munsi, kuko abanyafurika ijanisha rinini urumva yuko bemeranya n'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera rero bikwiriye kuduhindukira intwaro idukura muri ubu bubata tumazemo imyaka myinshi nk'Afurika. Ibaza umugabane umaze imyaka irenga 70 uhabwa inkunga n'abanyaburayi n'abanyamerika, noneho uyu munsi hari n'abashinwa n'abarusiya n'abandi na za Katari baduhereza inkunga. Tumaze imyaka 70 twakira inkunga kandi tunakora, turakira inkunga tukanakora. Nyamara uwo munyaburayi cyangwa umunyamerika uduhereza inkunga waratera imbere, mu gihe twebwe twakira inkunga tukanakora turushaho gusubira inyuma. Ni ikibazo. Twebwe rero nk'abakristo, niba dusenga Imana yabashije gukura Abisiraheli mu bucakara n'ubukoroni bari barashyizwemo n'abanyegiputa kwa Farawo, ntabwo yabura kubikorera abanyafurika. Byanze bikunze, dusenze twizeye tudashidikanya ko izabidukorera nk'abanyafurika. Dukwiriye kubaho ubuzima butandukanye nubwo twabagaho. Dusenga Imana mu buryo budusunikira, bunadufasha gutandukana n'ibyo bihe bibi bigoye by'abanyafurika, tujye mu bihe byiza, kuko ndibwira ko Imana itifuza ko tubaho ubuzima bubi. Mu magambo arambuye, iyo niyo mitekerereze yanjye, ni nabyo mvugira kuri iriya channel. Ubwo kuri iriya channel tuzagenda tuhaganirira n'uburyo tuzabasha kubishyira mu bikorwa, kuko n'abayobozi bacu bagiye batubanziriza, ba Kadafi bapfuye, ari His Excellency Paul Kagame nawe ajya bigarukaho ibintu bya Afurika kwigira n'ibiki, babivuga nk'abanyapolitike, ariko nkatwe nk'abakristo se contribution yacu kuri ibyo ni iyi. Niba babivuga bonyine ntibabigereho, ase niba byarabananiye, Imana yacu byayinanira? Imana twizera, Imana ikora, Imana y'imirimo, yo yananirwa gukora ibyo bintu? yananiwe kubikora? Ntago yabinanirwa, ahubwo ntago twayinjije muri ibyo bintu. So, iki ni igihe cyo gufata Imana yacu ikinjira mu bibazo byacu nk'abanyafurika, tukabyumva nk'abakristo, ndetse n'abayisilamu bakwiriye kubyumva, kuko bafite percentage ingana na 40% by'abantu batuye Afurika. So, nabo contribution ya, kuko Korowani yabo nayo ntago ivuga ibintu bibi, kandi nayivuga Imana, nayivuga ibyiza, nayivuga Imana, kandi bibi bavuga muri Korowani. Sinibwira ko habamo ngo umuntu agire nabi mugenzi we, ngo abantu babe mu bucakara no mu bukoroni. Ntago uru rugendo dukwiriye kubasiga, iyo urugendo dukwiriye kugenda namo twese. Iyo uroye ukareba ko Afurika iterwa inkunga kandi ikanakora, umuntu akora kugira ngo yiteze imbere. Kuki Afurika ikora ndetse bikagaragara ko yanagerageje gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo yiteze imbere, ariko ikanga igaterwa inkunga, ubona biterwa n'iki? Impamvu ituma duterwa inkunga ntitugire naho tugera, si ikibazo cy'inkunga, si n'ikibazo cyo kuba tudakora ibyinjiza, ahubwo ikibazo tugifitanye hagati yacu ubwacu. Ntituramenya ko turi umuntu umwe. Yego. So, n'ikigamijwe nk'uko nabikubwiye, dukeneye yuko Afurika ihinduka imwe.
habaho Afurika imwe. yego So nitumara kumenya ko turi Afurika imwe turi umwe, nk'urugero rwa hafi ejo bundi Ubugande bwafunze imipaka, bufunze imipaka ubucuruzi burahagarara, abantu bakoranaga business n'Abanyarwanda n'Abagande birahagarara, ingendo zahakorerwaga zirahagarara. Ni ukuvuga ngo hari ibihombo byinshi byahabereye hariya. Urumva? yego Icyo gihe imipaka yari ifunze, yego ariko n'igihe itari ifunze hari ikiguzi cyatangwaga kugira ngo Umunyarwanda yambuke umupaka ajye i Bugande, Umugande yambuke umupaka z'i Rwanda. Hari n'inzira zigoranye kugira ngo umuntu yambuke uwo mupaka, ariko uwo mupaka udahari Umugande yaba ari mukuru wanjye nanjye ndi mukuru we, ndi murumuna we cyangwa ndi umuvandimwe we, turi abavandimwe dukorana nyine nk'uko Kigali bakorana n'abo mu burasirazuba, bagakorana n'abo mu majyaruguru no mu majyepfo n'Iburengerazuba. Nk'uko dukorana niko dukwiriye gukorana na Sudani na Kongo n'Ubugande na Tanzania na hehe. Ntihabemo uriya mupaka. Ubundi uriya mupaka ni ikimenyetso, donc bariya barinda umupaka abo bita migration, yego babaye bahavuye ntihagire umuntu n'umwe uba uhari, haba hari ikizi, haba hameze nk'uko wanyura hano. Kubera iki bawushyizeho se? Mu by'ukuri bakeneye kubana ariko bashyizemo akantu k'ikise. Twabimenye ko turi umuntu umwe, ndibwira ntashidikanya ko wowe utasonza njye hari ibyo mfite. Nta n'umunsi wo kwangana twagira ngo dufunge imipaka, ahubwo twagize ibyo dupfa. Ni nk'uko umuvandimwe wawe utuye mu burasirazuba ashobora gushwana n'uwo mu burengerazuba, ariko ntibikureho kubaho kw'abantu. Ariko igihe Ubugande butumvikana n'u Rwanda, abwo abantu bagomba kuhapfira n'abatazi n'ibyabaye. Ntabwo ibyo bikwiriye kuzongera kubaho muri Afurika. Niba turi abakristo basenga, icyo kintu dukwiriye kugisengera, ndetse tukanabibwira Imana yacu kikatuva imbere rwose. Yego, urakoze cyane Viana, tuganiriyeho gatoya, ariko ntekereza ko ibyo bintu turi mu murongo mwiza. Twatekereza ukuntu twazongera tukagutumira ukagira uburyo tunonosora neza kuri iki kintu, Abanyarwanda ndetse n'abantu batuye isi bagakurikira iki kintu, ku buryo twese twagerageza uburyo twagendera muri uwo murongo. Icyo cyizere uragifite ko abantu bose bashyira hamwe bakagendera mu murongo umwe? Kuko ibimbangamiye nawe birakubangamiye, bibangamiye n'umunyakongomani n'umusantarafurike ahantu hose n'ahandi, buri wese biramubangamiye. Ariko bihora bivugwa n'abayobozi bacu, ndetse natwe ubwacu turiherera tukabivugana. Ariko birageze yuko itorero ribyinjiramo, iyobokamana rigire uruhare rwabyo muri panafricanism, kuko panafricanism baravuga bigasorezaho, ariko dufata Imana yacu ibyinjiremo. Noneho niba byarananiye abantu, turebe ko bizananira Imana yacu, hanyuma kandi Imana izakorera muri twe. Dukeneye abagabo bameze nka Mose bashobora gukura ubwoko bw'Imana mu bihe bibi by'amage nk'ibyo. So ndibwira ntashidikanya ko uko abantu bazarushaho kugenda baganira, bazarushaho kugenda bamenya ukuri kw'ibintu. Arakoze cyane Viana. Abanyarwanda bose turabashishikariza gukomeza gukurikira ibi biganiro byacu, ababikurikiye bagakora subscribe, share, like na comment, kugira ngo umunsi ku wundi ibiganiro byacu bijye bibageraho byihuse. Uyu yari umutumirwa wacu Viana kuri Mugunga TV show. Ni Mugunga uri waganiraga nawe, kuri kamera turi hamwe na Mupenzi. Ibiganiro byacu bizahoraho kandi biryoshye. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Reka Viana dusoze adusengera n'ubundi aturagize Uwiteka. Murakoze cyane, nanabashimira Mugunga, ndetse abantu bakomeze bakurikirane Mugunga TV show. Kandi mu by'ukuri bazaboneraho
ndibwira ko nta kibi mu bafitiye ari byiza cyane gusa. cyane kabisa. Reka dushime Imana kubwo kuba yabanye natwe, Amen. ikindi gihe tuzarushaho kuganira. Yeah. Mana nziza, turagushimye kubwo kubana natwe, ineza yawe n'urukundo rwawe bibanye natwe, tunejejwe no kuba uri Imana yacu kandi ugira neza. Reka rero tukwereke gahunda zacu zose, reka ube muri buri kimwe dutegura, reka imigambi yacu uyibemo kandi ishyirwa mu bikorwa ryayo ribe rihagarikiwe nawe. Reka buri kimwe kigende neza, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye. Amen. Amen. Akoze cyane. Amen.